Haleluya, haleluya. Tugiye kuganira nanone ku ijambo ry'Imana, muri kumwe na Pastor Dr Gakwaya Emmanuel. Tugiye kuganira ku bijyanye n'ubumwe bwacu na Kristo. Haleluya. Iyo tuvuze ngo turi muri Kristo Yesu, mu cyongereza bakavuga ngo we are in Christ. Icyo gihe hari benshi batumva ibyo ari byo, ariko bisobanurwa n'imirongo myinshi yo muri Bibiliya, ariko turareba igera kuri 3 gusa. Noneho turebe uko tugenda dusobanura uburyo tuba muri Kristo. Umurongo wa mbere muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 19 kugeza ku wa 20 haravuga ngo hasigaye umwanya muto ab'isi ntibabe bakimbona, ariko mwebweho muzambona, kuko ndiho namwe muzabaho. Uwa 20, uwo munsi muzamenya ko ndi muri Data, namwe mukaba muri jye, nanjye nkaba muri mwe. Haleluya. Hano biragaragara kuba muri Kristo. Twebwe turi muri Kristo, Kristo akaba mu Mana, noneho Kristo akaba muri twe, kandi natwe tukaba muri Kristo na Kristo akaba muri twebwe. Twabonye kandi ko umurongo wa 19 uvuga ko ab'isi bo badashobora kumubona kuko bo barebesha amaso, twebwe turebesha amaso y'umubiri. Ahandi dusoma ni muri Yohana igice cya 15 umurongo wa mbere kugeza ku wa 5 uvuga ngo ni umuzabibu w'ukuri, kandi Data ni nyirawo uwuhingira. Ishami ryose ryo muri jye ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. None mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Mugume muri jye, nanjye ngume muri mwe, nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri jye. Umurongo wa 5, ni jye muzabibu, namwe muri amashami. Uguma muri jye nanjye nkaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi, kandi ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Haleluya. Hano turabona ko kuba muri Kristo Yesu, muri aha dusomye hombi biragaragara ko turi connected, tufatanye na Yesu, nk'uko ishami nyine rifata ku giti, nk'uko amashami y'umuzabibu afashe ku muzabibu nyine. Amakakama atunga igiti niyo ajya no mu mashami. Ibi muri Yesu rero natwe nibyo biturimo, kandi ibiri twebwe turi amashami, turi igice cy'igiti cyera imbuto, turi amashami. Icyo batuboneraho rero ni nacyo Yesu yavuze ko bazatumenyera, cyangwa tuzabamenyera abavuga ijambo ry'Imana, bigisha ijambo ry'Imana, tuzabamenyera ku mbuto zabo. Aha rero niho tubona ko Abakorinto ba 2 igice cya 5 umurongo wa 17 uravuga ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose bihindutse bishya. Urumva rero birumvikana ko iyo uri muri Kristo Yesu uri icyaremwe gishya. Icyaremwe gishya ni ukuvuga ni ikintu kitarakoreshwa, ikintu gishyashya nyine gifite muri kamere yacyo ari gishya, na quality yacyo, mbese n'ubuziranenge bwacyo buracyari bwose, kuko ni icyaremwe gishya. Ababyawe n'Imana, ntabwo ababyawe n'umuntu. Ibyo rero tubona ko twabaye abo turi bo, kandi twabaye abantu kitahozeho. Ntabwo ari ikintu cyasanwe, ntabwo ari ikintu cyavuguruwe, ahubwo turi muri Kristo Yesu, tubibwiye ko Imana ari yo ubwayo yabikoze, ni yo ubwayo yadushyize muri Kristo mu kwihana. Abakorinto ba mbere igice cya 1 umurongo wa 30 havuga ngo nibasha kuba muri Kristo Yesu waduhindukiye ubwenge buva ku Mana, no gukiranuka no kwezwa no gucungurwa. Haleluya. Ngo niyo iduha kuba muri Kristo Yesu, ni Imana yonyine, kuko tuzi yuko
tunasoma yuko ariyo yaturemeye imirimo myiza, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo Imana yateguye kera kugira ngo tuyigenderemo. Turabona rero yuko Imana twabaye bashya ku Mana kuko twabyawe n'Imana. Kuba muri Kristo Yesu ni Imana ubwayo yabikoze, kandi nk'uko twabibonye nuko ngo ariko uwifatanya n'umwami Yesu aba abaye umwuka umwe nawe. Aho ni Abakorinto ba mbere igice cya 6 umurongo wa 17. Kwifatanya rero na Kristo uba ubaye umwe nawe mu mwuka. Mu mwuka turi umwe na Kristo, ariko igice cy'ubugingo cyo kigenda cyezwa buri gihe, buri munsi. Iyo dusoma ijambo ry'Imana rigenda ryezwa, kuko igice cya 3 ni umubiri. Umubiri rero nawo utegekwa, ugengwa n'ubugingo, kuko ubugingo butegeka umwuka, nanone ubugingo nabwo bugenda butegekwa n'umwuka. Haleluya! Iyo uri icyaremwe gishya rero uba umeze, tubigereranije, umeze nk'umugore n'umugabo, niba ari bamwe, ko n'ubundi Kristo ari umutwe w'itorero, kandi umugore agereranywa n'itorero nyine, Kristo akaba ari umukwe. Bimera bite hagati y'umugore n'umugabo rero? Aho niho wakumva ubumwe bwacu na Kristo. Ni ukuvuga ngo izina ni rimwe, kandi bitwa utyo nk'umuntu umwe. Izina rimwe ribafatanya bombi, umwe agahagararira undi. Umwe afite izina, bafite izina rimwe, bitwa bombi icyarimwe. Icya kabiri ni uko bombi ari umuntu umwe, kandi bagahuza mu buzima. Umugabo n'umugore bagahuza no mu biganiro, niyo bajya impaka baba bashaka kubaka. Icya gatatu ni uko bagira intego zimwe. Umugabo n'umugore bagira imigabo n'imigambi imwe, kandi ikigeze kuri umwe n'undi kimugeraho. Uburyo bwa kane tugaragaza ko uburi icyaremwe gishya ni uko dufatanya na Kristo, kuko Kristo ari muri twe, natwe tukaba muri Kristo. Icyo ukeneye nicyo icyo umwe akeneye undi aba agifite, bakakimuha. Mbese barasangira, bafatanya byose. Icya gatanu ni uko icyo umwe afite nicyo n'undi aba afite, kuko ni ukuvuga ngo bafatanije hamwe imitungo, bafite umutungo rusange. Icya gatandatu ni uko hari ubumwe, hari ukuganira, hari urukundo. Ibyo byose ntawe ugira icyo avana hanze, byose babifitanye hamwe. Ibyo bikagaragaza ubumwe na Kristo mu mwuka. Haleluya! Icyo tubona rero, icyo birangiza bigira ingaruka ni izihe? Ni uko aba icyaremwe gishya nk'uko twabibonye. Icyo gihe ntabwo aba akiri umunyabyaha, ahubwo aba yagiye mu bejejwe n'Imana, aba atagicirwaho urubanza, aba yatsindishirizwa. Ni ukuvuga rero icyo ari kera biba birangiye, ahubwo wabaye umuntu mushya. Umwana rero ikomeze kudufasha kugira ngo twumve icyaremwe gishya ukuntu gitandukanye n'uko umuntu yari ameze mbere iyo ari icyaremwe gishya. Haleluya! Umwami rero Yesu akomeze kubigisha, n'umwuka wera abasobanurire ko icyaremwe gishya aba atari umuntu umwe wa kera, ahubwo aba yarahindutse. Kristo aba muri we, nawe aba muri Kristo, kandi Kristo akaba ari mu Mana Data. Uwiteka abahe umugisha kandi abagirire neza mu izina rya Yesu. Amen. Amen.